wowe warya mubyara wa perezida ukarya mushiki wa perezida, iryo banga bikarangira gutyo gusa? ababwire ba nyiri ukaze ukaze sibyo ukaze ukaze ramucamara akaze ubu ibaze nyine nabo bantu bakomeye ubwo uriya mugabo mbese wowe wumva wamufatiraho n'icyitegererezo cyane rwose. waramushimye cyane rwose. wenda ikintu yakoze gitangaje, ibihe byiza kuri ukurikiye, nitwa Media, nitwa Lion Show Rwanda. Reka rero uyu munsi nabazaniye umusore ukomeye cyane w'umunyamakuru, nshaka kuvuga ku mugabo w'umunyabigwi, intwari ya Guinée Equatoriale ikomoka muri Uganda, bita Balthazar Ebanga Engoga. Umusaza bimeze bite? Balthazar se wamuvugaho iki? n'umuvandimwe witwa Balthazar by'ukuri yabaye icyamamare cyane ku bikorwa yakoze. Icyo navuga kuri we, ni umugabo nubwo aba benshi bamutera amabuye yakoze ibintu byinshi bibi. Ibihe byiza kuri ukurikiye, nitwa Media, nitwa Lion Show Rwanda. Reka rero uyu munsi nabazaniye umusore ukomeye cyane w'umunyamakuru, nshaka kuvuga ku mugabo w'umunyabigwi, intwari ya Guinée Equatoriale ikomoka muri Uganda, bita Balthazar Ebanga Engoga. Umusaza bimeze bite? Balthazar se wamuvugaho iki? n'umuvandimwe witwa Balthazar by'ukuri yabaye icyamamare cyane ku bikorwa yakoze. Icyo navuga kuri we, ni umugabo nubwo aba benshi bamutera amabuye yakoze ibintu byinshi bibi bitangaje, ariko ntabwo tuza kuvuga ko ari n'umunyabigwi cyane, kuko mu myaka myinshi ishize ari mu bantu bakoze ibikorwa umuntu atigeze akora ku isi ya rurema. Usibye muri Bible umugabo tujya tubona wakoze ibikorwa bijya gusa nk'ibyo wamurushijeho, ariko kuva icyo gihe mu byo binyejana byose nta wundi muntu wigeze gukora ibikorwa nk'ibyo. Ikindi kandi ari amavidewo twagiye tubona, ni videwo zisaga 400 byerekana ko hari ibindi bintu yakoze itigeze arikodinga cyangwa afata videwo. Rero bishobora kuba ari abantu barenga 400, ugasanga aho baruta wa wundi tuzi ko ari umunyabigwi. Rero mu by'ukuri Balthazar ni umugabo utangaje cyane, ni umugabo utangaje, mbega watangaje isi muri rusange. Ubwo uriya mugabo mbese wowe wumva wamufatiraho n'icyitegererezo cyane rwose. waramushimye cyane rwose. wenda ikintu yakoze gitangaje bisa nk'uwo gisebetse, ni uko yashyize hanze za video bigasa nk'aho hasebeje abantu b'iwabo, ariko ibikorwa yakoze by'ukuri ni igikorwa gitangaje ku buryo umuntu wese atabasha kwiyumvisha uburyo byabayeho. Ariko ntabwo video ari wowe wazisohoye, video zasohowe na Presidence. Niyo twavuga nka RIB yo muri Guinée Equatoriale, nibo video basanze iwe kuko bamuguye bamutunguye nyine. Tekereza ko yari azitunze n'umugore we atabizi. Urumva ryari ibanga nabo babikoranye, noneho umugabo bamutunguye mashini bahita bayifata. Buriya rero mu buzima busanzwe, umuntu usanzwe muri rusange yarimo akora igikorwa cyishima cyangwa se yifuza kuzongera kureba, agiye ripoti. Urugero watera ahantu heza cyane ushaka kuri ripoti ukavuga ati iki kintu gikorwa nzongera imbere. Ntekereza ko kuba yarafashe ripoti cyangwa se video akora biriya bintu, njyewe ntabwo mbara nk'umunyakosa, hari ibintu bimushimishije yifuza kuzongera kubireba mu kindi gihe. Rero cyangwa se kumara agashaka kuzongera kugura ziriya filime ndeba izanjye. Rero ku bijyanye n'ibyo yakoze, ntabwo njye numva nta makosa manini afite, kuko ndi kubona bazagiye hanze turi babigizemo uruhare sura fitire yose. Ahubwo se wowe warya mubyara wa perezida ukarya mushiki wa perezida, iryo banga bikarangira gutyo gusa? ababwire ba nyiri ukaze ukaze sibyo ukaze ukaze ramucamara akaze ubu ibaze nyine nabo bantu bakomeye gutyo kugira ngo abigezeho, ahubwo zo badamutaba n'akaje. Noneho ngo hari umuntu ngo yabanje umugore wa mbere aramurya, bakoranaga mu kazi. Ubwo ni umugore watangaga ubuhamya, amuriye yumva nyine araruhutse, akaba afite indi nshuti azi ko iwe mu rugo nyine afite ibibazo mu rushako. Atereka amuzanire nawe amukemurira, baramuzanye nawe. Urumva ko uriya mugabo kabisa, ndakeka ari we mugabo wa mbere bibayeho kabisa. Respect kuri Balthazar kabisa. Bamugabo arakazi ni umuntu mwiza cyane, ahubwo urumva ni umuntu agiye ufasha abantu benshi, ahubwo azahabwe abandi. Ni ukuri kabisa. Njye numva uzi ko hari abantu bakina ziriya filime nyine z'urukozasoni,
babimazemo nk'imyaka nk'itanu badafite amavidewo 400. uriya mugabo respect kabisa, respect, ahubwo abantu bajya bamureba atanga amakuru kuri icyo kintu, kuko urumva afite ubumenyi bwinshi buhambaye, kuko ntabwo ntekereza ukuntu abagore basaga 400 bose wa mugani waryamana nabo kandi bose ugasanga ni abanyacyubahiro, ukibaza ubundi bamukundiraga iki, ni iki cyatumaga nyine baba attractive kuri we, byerekana kuri abo mugabo respect kuri we. Ni umugabo ufite amabanga menshi ahubwo akoresha abantu bagakwiye kwigiraho. Hari abantu benshi ngo zabo zananiye n'ibiki byagiye bicanga, ariko mu by'ukuri uwo mugabo ahubwo yakabaye kuba icyitegererezo ku bandi bagabo bakajya bigisha n'irihe banga kuri cya gikorwa. Ariko uriya mugabo hari inkuru nasomye ku gihe.com mbona ko bivugwa ko uriya mugabo yitwaraga nka maraya guti bivugwa ko yabaga yambaye ikoti buri gihe, ariko agapantaro kagerageza ukuntu kamwegera kugira ngo igitsina cye kibashe kugaragara cyane, bityo agakurura abagore cyane, mbese nyine yarateye nk'ibogare. Noneho akambara ikoti yego bisanzwe, ariko ipantaro akayitaho cyane. Kujyanye n'icyo ngicyo nagira ngo tumusoma, nta mugabo mu maraya, nta mugabo wabaye maraya bibaho. Ikindi kandi ngo nta mugabo w'amaraya ni indangamirwa cyane umukiriya. Bijyanye naho nta mugabo w'amaraya hafi ntabwo bibaho, umugabo ahora ari umugabo kandi umugabo ni uw'abagore bose. Rero kujyanye n'iki kintu wari uvuzeho, kujyanye n'imyambarire yambara, buri muntu wese afite ukuntu yambara na style ye. Nureba neza urasanga muri icyo gihe dusohoyemo abasore basigaye bambara ibya bipantaro bya kera twebwe twajugunyaga kera mu gihe cya kera, ariko ubu ngubu bisa nk'aho arizo zagarutse, ugasanga umuntu yambaye igipantaro kinini. Ikindi ugasanga abandi basore bambaye amacupa, ibyo twita amacupa, amapantaro akwegereye cyane. Niyo mpamvu umugabo yarahuye n'ikibazo cyo kwata igihe ntabwo nshaka kwambara bya bipantaro binini, reka nambare udupantaro dutoya two mbona turi kuri size yanjye. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu bihambaye, rero muri iki gihe bibaho cyane. Ikindi ntabwo ntekereza ko wabona umuntu ngo ubonye sexy ye ngisi kwatakita gutyo gusa biraho gusa, no we ntabwo ibyo bintu bibaho. Ahubwo uriya mugabo yari afite izindi tekinike abantu badashaka gukurura ngo bige cyangwa se bagenzure nyine ngo bamenye ngo ni irihe banga yakoresha, kuko uko byagenda kose birahari. Ntabwo byashoboka abagore baganane urumva nyine wenda akabi gasekwa nk'akeza, ariko iyo igicuruzwa ari cyiza kirijyana. Uzarebe niyo video ari nziza kuri YouTube irijyana. Bivuze ko rero bitewe n'iyo myambarire ye, noneho kuko bivugwa ko uwo yaryaga yiruhutiraga kubwira mugenzi we ko abonye imari, ko ngo abagabo nk'abo ngabo twarabuze. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo yaryaga, urumva nyine yaba yarameze nk'igicuruzwa kijyana. Uwo yaryaga yagiraga mugenzi we bakazana, kugezaho mushiki we mutoya, kuri mugabo afite imyaka 54 gutyo, mushiki we mutoya yari afite inshuti 15. Izo video nazo zirahari 15 hose, ibaze nawe bivuze ngo ni indwara y'umuryango cyane. Ariko mushiki we ntabwo ibaze ko atarabizi, ariko mbese inshuti za mushiki we 15 zose nazo ziri muri video. Rero kubijyanye n'uwo mugabo, uriya mugabo abantu bareka kumutera mu respect kuri we kabisa. Wenda nuko zagiye hanze, ariko uriya mugabo nuko afite ibanga yakoreshaga. Hari ibanga rikomeye cyane isi muri rusange n'abantu n'igihugu akomokamo badashaka kumenya ngo nirihe banga uriya mugabo yakoreshaga, kandi nyamara rero ryajya hanze, riba ryamenyekana, ryaba ari ryo ry'ingenzi ko abantu bakwiga, bityo ingo ntizisenyuka. Abantu b'iki gihe basigaye basenya ingo, umugabo wanjye ntarashoboye, akajya hirya akajya gushakira ku wundi, kandi umugore we yaryaga uwa mbere wa mugari akagenda avuga ngo niboneye imari, niboneye boro, nubwo ari akantu kadasanzwe baga yumvise gatandukanye n'uwo yari asanzwe azi. Ako kantu kadasanzwe rero niko abantu bakwiye kwiga, bakamenya ngo nirihe banga uriya mugabo akoresha ridasanzwe, nyine kugira ngo aryohere, kugira ngo ashimishe abagore, bigatuma rero ingo zagaruka gusa. Rero ahubwo natanga advice ku bantu bigire kuri abo nyine bamenye ngo ni cye kintu nirihe bagakoresha kugira ngo anezeze abantu. Ese hari umuntu wabashije wabigenza ute wowe wita Isugi ari we niyo Bosco yaririmbye amwituruye? Wabigenza ute umukobwa wita Isugi uramutse usanze ari we niyo Bosco yaririmbye amwituruye, wabigenza ute? Abasore wese kuri iki gihe byacitse byaracitse n'ubundi bisa umuntu ubona zikibahora kare nibyo utekereza ko zikibaho, ujye ugerageza utembere nko mu mujyi wa Kigali nka saa 3 z'ijoro, uzagenda ubona isi kigugu.
ariko yego wenda abakobwa baba bahari biyandarika ariko ntibivuze n'abo mu rugo baba bahari. buriya na Gomora na Sodoma yego bari babi ariko ntihaburaga abantu bitwararika. Wenda birashoboka ko baba bahari ariko kino gihe dusohoyemo biragoye pe biragoye. Wenda kereka wigiriye hepfo cyane mu byaro, wenda za Nyamagabe hasi, za Nyaruguru hepfo iriya kure cyane, ariko muri kino gihe muri iyi viziyo dusohoyemo mu mijyi ibyo biba bigoye cyane. umwana asigaye agira imyaka 12 ahubwo kurusha ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo baba bari tazari nuko ari wagiye hanze nabo bagiye bahari bake bagiye bahari cyane kabisa. uriya mugabo ikintu cyanyeretse karenze, hari abantu batangiye kujya bandika legend, intwari, kibaza ariko bandika mubwira uzi ko uriya mugabo nanjye namutiye. uzi ko umuntu amara imyaka 500 mu ruganda rw'umuziki, akamara imyaka 10, reka bigira 10, akamara imyaka 10, nta muntu aba respect kuri wowe kabisa, nta muntu uramukora akareba kakabyinirwa kuri we. urugero tugere kuri bantu James imyaka bamaze n'abandi benshi cyane mu Rwanda abanza, akamara imyaka myinshi nta muntu uramukora akaririmbo nyine kamuri respect kafata wow kabisa musaza warakoze. ariko umugabo mu isaha ino gusa bari batangiye kumukorera indirimbo isaha imwe gusa, indirimbo bamaze kumukorera indirimbo irabamare muri Afurika muri rusange, irabamare ku isi yose. nk'ubu ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo ba ritazari katayizi. tekereza ko hari channel ya Rocky akunda kuvuga ku legend, agira abantu inama, agira ati ikintu cyanangaje ntaravuga kuri Bruce Melody wizamuye ari imfuruzi, The Ben namuvugaho waturutse igihugu na Meddy, ariko umugabo umwe nta ndirimbo afite ntacye yamuvuzeho kabisa. wallahi ariko se bro tuvugishije ukuri, wenda maze imyaka mikeya mu isi ariko ntagana myinshi, wajya wumva abantu benshi bagiye batandukanye, abanyabugwa center Michael Jackson n'abandi bagiye batandukanye, wajya wumva abanyabugwa benshi. wari wumva umuntu ukora ikintu gitangaje nka Ritazari usibye Salomo gusa. ibaze nimba muri isi kuba yareba umwana magingo n'ubu dufite abarigenti babiri bonyine ku iki gikorwa, ni igikorwa gitangaje, kumva ni ibintu bidasanzwe, ahubwo bagagombye kumenya ngo niba muri abo bakoresha, kuko mu bigaragara ashaka kuba tuka mu gisekuru cyo kwasaba cyane. nibyo mwana, kuko njye buriya uriya mugabo yarantunguye. Salomo abagore 1000, ariko Adamu wari bwa mbere yarongoye umwe, undi 400. urumva ko uriya mugabo njyewe ahubwo Salomo amenya nawe adakomoka kuri Adamu. Salomo amenya ari iki nuze kiwe iki sinzi ukuntu nabyita, ni inkomoko ye bwite izamo na Baritazari. Baritazari ari umuntu uhambaye, abo 400 bitonda beka attention n'abantu 400 bagiye hanze, bivuze ngo ni ibyamamare 400 Baritazari yari abaciriritse wasanga atarabashyizeho, cyangwa se mu busore bwe ntabwo bazi. noneho n'abantu baciritse, urugero nk'abakozi be abo birwa aho ngaho bagenda babanaga mu tubari n'ahehe hose baciriritse, ntabwo nabafataga kuko urumva nta vizi zinari ntabwo rwose abwirirwaga bireba. bivuze ngo bashaka kuba baza kurenga basaba ugasanga ari mu bintu 400 nawabe kabisa. ariko njye nkurikije wenda guhera, urumva ashobora kuba yaratangiye nko kubikora afite nk'imyaka 12. urumva ko byanze bikunze morning, urumva ko byanze bikunze abantu amaze kubikorera bagera nko mu bahano 10,000 tugereranyije, duhereye mu musore bwe kugeza uyu munsi. yenda mu 10 dushize ku ijanisha 10,000 ushobora no kuba birenga, kuko uriya mugabo kabisa respect. uriya mugabo aratangaje cyane, arakomeye cyane, intwari yacu, uwo bita inspiration of the youth, Baritazari kabisa. uriya mugabo respect kabisa. uriya mugabo ndamubaha cyane, wenda nuko ntabasha kubona ariko uriya mugabo ndamubaha. ni ukuri, wenda dufite ibintu byo gutukana tubivuyemo tukava no mu bintu byo guserezanya no guseserezanya. uriya mugabo yakoze ibikorwa, ni ukuri yakoze igikorwa umuntu wese atapfa gukora. ushaka kubaza ngo guta umugore wawe w'umunyacyubahiro mushiki wa perezida ni umuntu ukomeye, ahuriye akavuga ati kabisa ndanyuzwe. nyuma yaho hakaza undi, kandi uriya mugore wese ugasanga bose ni abanyacyubahiro, ni abantu bakomeye, ni abantu nyine n'abantu umuntu atapfa kwigezaho.
ukibaza ngo biriye bantu ese kurangira umuntu gusa birahagije kuko umuntu ashobora kurangira icyana ariko ntukigezeho bikakujamo ushobora kwibaza nyine ni iki kintu yakoreshaga kidasanzwe cyatumaga nyine bamugeraga imbere bagacika intege nyine bakumva ko nyine aricyo gisubizo cyabo kuryamana nyine bakumva ko bakwiye kuryamana nabo. uzi ikintu nabivugaho urumva uriya mugabo sorry abariya abagore bagiye baryamana bamwe na bamwe bari bafite abagabo ariko ugasanga umugabo ni minisita nta mwanya abona wo kuba yarongora umugore we, ni umukuru wa polisi, ni mushiki wa perezida, nta bwisanzure ntaki. Bityo rero noneho babona bakabona umugabo n'ubundi ari mu rwego rw'abagabo babo kandi ndetse bamwe aranabarenze kuko ikigo yari akuriye kirarenze cyane. Urumva ko yabashaga no kuba yakurikirana na perezida akamenya nimba arya ruswa cyangwa se apfusha ubusa umutungo wa leta. Rero iyo umukobwa abonye ushoboye kumurya ikindi ufite n'amafaranga akabona uri ni bogari noneho akaba afite background y'abagore barenze 5 kuvuga ko uri intwari ubishoboye, nkeka ko ari iryo banga kuko ni ari imiti yakoreshaga bizamenyekana ari iki. Reka iperereza n'ubundi baracyari rimwe. Ahubwo bivuze ko uwo mugabo yaje ari igisubizo ku gihugu. Ni igisubizo cyane. Yaje igisubizo ku gihugu. Yaje akorera abantu nyine ibyo barinde byabananiye. Ahubwo rero ahubwo akwiye kwambika imidari y'ishimwe kuko uruba yaje ari igisubizo ku gihugu. Rero respect kuri we ndetse cyane umva respect cyane kabisa ndetse abantu benshi bamwigireho bamenye ngo iriye bagakoresha nyine iriye banga yitagaho cyane kugira ngo agire kuri bikorwa shaka bisa azareka amazi ibintu bya Marita zari kumviga